ubundi kuki boro kuki ufite boro mwereke ko nta mikino so wandetse nta kintu bangugije nuko muza muvunagura abantu nkamara kubavunagura urumva ejo bundi bakamugara ugasanga abantu ubwo babashije no kurongora cyangwa no kuba bagira ikindi bakora wenda banyu muzabirongore ndumiwe vuga izina ryawe ayo mvuze kumbwira ngo nimfate ngo amacupa izina ryawe yewe banabinyweye se wowe vuga amazina ya je nitwa Makoti ababyeyi bawe bitwa ngo iki ababyeyi ngo barapfuye ntabwo ari Makoti muri bishoboka none se kuki uvuga ngo ababyeyi je nakore ko kubita Nyarwanda ntasoni ababyeyi ngira iryo cupa turiterura werekana urujyana ako nje ibintu nje urabineruza nje ninjye wabinyweye agasozo wowe niba turi wabimyoye ni ngombwa ngo umwanda ukomeze hano mu muhanda abanyarwanda bacu cyangwa n'abanyamahanga ise nje nshinzwe mu membere by'imyanda simbona uri umuyobozi nanjye muncire mwitimi ikora isuku yemenya ko ndi mu isuku ryanyu nje mujye mumimba nta nje se nigute mwana nataye hano uko byatangiye Kasongo yeah. God have mercy upon us. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Mbona wewe. Huh? I like it. Ayodima. Remove it. Service. Remove it. What are you doing? Hason. Iki gishaka biki. ngiye kukigurisha boss. Kukigurisha sa angana kubona ko rituye amazi. Urangiza ibikorwa remezo wowe. Ntabwo ari ikintu bataye barubakiye mu mabuye boss. Ahanga ntabwo ari amafaranga bataye. Wowe ari ntabwo ari nta bundi bwo ufite ubwonko bw'isi nta witekereza Hako bwo nje nzi ko akantu nitoragura mwese ubundi ibi ni ibiki se baba baratuze impande wabonaga ari inzira wabonaga ari mu nzira ku buryo butoragura nzi ko cyacikiyemo hano urifataho ugafata itiyo leta yashyize ahangaha n'amafaranga bayibitanzeho kaza kwangiza ibikorwa ese ko bagiye babishyira iwabo se kuki babishyira inyuma hano ni wanyu se abundi wakigabo ntabwo twigeze guhura no ngesha muzongera andi muri aho nta wore patuka cyane no kutugura urifatuka ugashaka kumva yuko ibintu ibikorwa remezo ugomba kubyita fatari kira gicuba kwa java sio mwere inzoga hanga ntabwo nk'inzoga kare hamwe icyo sio ntabwo nigusanzira wana ese ni cyo kinywera urabona urugwa none kono bufite ivugo nyesoma nditse ibi ni ibiki noraguza mutoraguza noraguza kandi mwana ndagufunga je bura ntabwo bizi wenda ndaje nkwere byose ngiye se ninjye ba wabinyweye kuki ubinoraguza sebikosa byawe se sebikosa byawe zamubona umuntu aniyugamiye akazuba muze aya wari muri asyaga wowe usyaga wamatiyo wowe ya leta wowe amatiyo se nindakubwiye ko ngiye nigize nkora ku vuga izina ryawe vuga amazina ayo mvuze kandi ndagufunga vuga izina ryawe ayo mvuze kumbwira ngo nimfate ngo amacupa izina ryawe yewe banabinyweye se wowe vuga amazina ya je nitwa Makoti ababyeyi bawe bitwa ngo iki ababyeyi ngiye ngo barapfuye ntabwo ari Makoti muri bishoboka none se kuki uvuga ngo ababyeyi ngiye nakore ko kubita Nyarwanda ntasoni ababyeyi ngira
iryo cupa turiterura werekana urujyana ako njyewe ibintu njyewe urabineruza njyewe ninjye wabinyweye agasuzuguro wowe niba atari wabimyoye ni ngombwa ngo umwanda ukomeze hano mu muhanda abanyarwanda bacu cyangwa n'abanyamahanga ese njyewe nshinzwe mu mpembero by'imyanda simbona uri umuyobozi nanjye muncire mu itini ikora isuku njye menya ko ndi mu isuku ryanyu njye mujye mumpemba nanjye njye se ni gute mwanoraguza ibintu ntataye hasi nze nkwereke icyo mukorera ntago wowe buriya ntago bizi wowe ibintu byo gukina nabyo njye ntago nsuzugura ese njyewe umuntu azajya abubaha abantu bose abubaha n'ibitari ngombwa abubaha urambwe noragura inyanda wese kutabitoragura kuko ari njyewe bitoragura ntago bitoragura ibyo noragura kuki mwamwumva ko mwafatirana abantu umuntu azajya aba yikarabiye ntuzi umuntu anakoze no kuri iyo myanda n'ababa bayikozeho mukumva ko ari twe twayikoraho nsanze nihagarara urambeshya ngo iki ngiki ngo n'ibiki ngo ni ibiki njye se hari ikintu mba nakoze ariko ufite amagambo nk'ay'abagombozi nayagira simba ndenga uri kwamamariza si iyi kampani ntayo kuko ufite amagambo menshi ntayo njyewe ndi kwiregura usukura umujyi urumva ntabwo njye nshinzwe isuku hano kuki wari gusyaga amatiyo y'abandi nk'inyasyazese se kuba barabiteye hano inyuma ntabwo umuntu aba yemerewe kuba yaza akabikora ntabwo ndi kuki ufite ivogo mwereke ko nta mikino wandetse andi wa kigabo wandetse nta kintu mba nkugize ni uko nguko muza muvunagura abantu nkamara kubavunagura urumva ejo bundi bakamugara ugasanga nta n'ubwo babashije no kurongora cyangwa no kuba bagira ikindi bakora ubwo abakobwa wenda banyu muzabirongorera ntacyo mfasha ariko ndafata iki ubwo urashaka kumvuna umugongo ejo bundi umugore nama binaniye cyangwa usanga araje utumye gera sha mujye mureka reka nimukitwaza icyo muri cyo ngo muze mubangamira abantu ntabwo usuzuguye ntabwo nigize nk'urwanya sibyo ariko nanjye ndeka 001 nagusoma wanzanira ipingu aho ngaho hanyumvira ugiye no kumfungisha nagufunga kufungisha se nakoze 001 uranyu okay noneho niba ari byo reka nturagura ivide tugiye mu njyana aho kare kose si cyane ako rero